Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Muri iki kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe witutsinde ikintu busabwa nuko na kugira kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo uhite ukibonera ku gihe mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ngo yitutsinda ugira uhite ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo ngo ndabupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Tubwira kare ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa mu minota 3 umaze kubona kode, tukaba tubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Ayo masaha yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kuri ibi bibazo bikunda kuza, tukakwigisha uzajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero, ukeneye ko tukuzanira igitabo koresha iyo nimero, warigishije ukeneye ko tuza tukaguhugura koresha iyo nimero tuze tuguhugure. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo utangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B ngo utangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. C tangiza ku makamyo na za autobisi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano amaso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B tangizira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye bitewe naho ukibonye hari icyo biba bisobanuye. Iyo ukibonye hari abanyura bazengurutse cyangwa bo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rond-point, utangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kubera iki? Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse cyangwa bo mwita ngo ni kuri rond-point, aho waba uturutse hose uhita winjirira iburyo. Rero ibinyabiziga biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka. Rero uba ugomba kubiha inzira. Bakikubaza ngo icyapa gisobanura iki mu nkomane, ukavuga ko ari ugutangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Bakikubaza ngo icyapa gisobanura iki nta kindi kintu barengejeho, ukavuga ko gisobanuye ngo tanga inzira. Rero ndizera ko ubwo buryo butatu bakibazamo nibaramuka bakikubajije uzahita ugikora kuko mbikubwiye hakiri kare kugira ngo ugerweho warabyumvisheho uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko waramaze kutamo B tangizira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ese babwita ngo iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A feri y'urugendo, B feri yo guhagarara umwanya munini, C feri yo gutabara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano amaso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni se feri yo gutabara, uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tubwira akarere ushaka gukoreramo tugufashe kubona kode nziza aho waba uri hose mu gihugu ufite ibyangombwa. Iminota 3 umaze kubona kode. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira udanagura kirahuri tungahe. Ukabona imvura irakuye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri, nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A ngo 2, B 3, C kamwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni se nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 4, hari icyo uzabona gifite 3, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ukeneye kwiga aho waba uri hose mu gihugu, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, tuguha link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukagenda tukwigisha bitewe n'isomo turi kwigana, tuvugana unabireba. Ibyo nashyize muri computer yanjye ujya urabibona muri telefone yawe, tukakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare tubigishe, mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Hari ahantu uba utahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, bibujijwe cyane cyane he? Ango ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Bibutsa ko imihanda y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda wamaze kwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, niyo mpamvu wahita ngo n'uw'icyerekezo kimwe. B mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Se ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikinyabiziga cyawe ni cyemerewe guhagarara umwanya munini hehe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini biba bibujijwe ko waparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikindi kintu uba ugomba kumenya, biba bibujijwe no guparika umwanya munini ikinyabiziga cyawe mu duhanda tw'amanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini munsi so bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Shobora gusimburwa n'ayo matara. Hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ango amatara magufi. B amatara ndangaburumbarare. C amatara yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kiri ni se amatara yo guhagarara umwanya munini. Ese waramutamo se? Ese waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo? Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ni ingenzi kuba ugomba gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Nabonye abantu benshi bambwira ibibazo postinga bikunda kuza mu kizame ntabyo tubona, ariko umuntu wese wakanze subscribe nkibishyiraho ahita abona notification akabireba. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Kandi subscribe wase rero ikintu cyose nkizeho ukajya urahita ukibonera ku gihe, cyaba kino kizame yaba ari amasomo ndetse na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ikibazo cya gatandatu kikibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa gifitiye ishusho
ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri bari kuvuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Inzira y'icyerekezo kimwe nayigusobanuriye, ni ya nzira cyangwa se ni wa muhanda iyo ikinyabiziga cyamaze kwinjiramo kiba kitemerewe gukata ngo gisubire inyuma. Guhindura icyerekezo mu nzira y'icyerekezo kimwe ntibiba byemewe. None iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ku iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, iso cyukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, kikaba kibanga icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Ntiwemerewe gukata iburyo, ntiwemerewe gukata ibumoso, icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Noneho kiriya cyapa kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe, nacyo kiba kimeze neza nk'iki, ariko biba bitandukaniye ku ishusho. Cyo kiba gifite ishusho ya mpande enye. Hari abantu benshi bakunda no kubyitiranya, ugasanga kino ari kukitiranya na kiriya kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Inzira y'icyerekezo kimwe aba ari ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, agafureshi kameze neza gutyo, ari ku ishusho haba ari mpande enye. Cyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Iki cyo kirategeka, kiba kivuga ko icyerekezo gitegetswe ari ugukomeza imbere gusa. Rero ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho, ibibazo byose biri mu iyo video, mara kuyisoza nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Rero musubireho, nubona hari irindi somo ukeneye ubyandike muri comment. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cy'ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gizuma ko gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Kugira ngo utware ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa kiriho ibyuma ntamenywa, biba bigomba gutangirwa uruhushya. Ese ruba rugomba gutangwa n'abandi? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. A, ngo polisi y'igihugu. B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C, minisitiri w'ingabo. Mu gihe kuri bari kuvuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano ramase cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ku iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Umuntu wakwemera gutwara kino kinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa, kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Umuntu wagugora uruhushya nta wundi ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, niwe uba ubifite mu nshingano. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Turahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Hatakibona neza ku buryo umuyobozi yareba muri metero 200 kubera iki? Wenda ni igihe cy'ibihu, hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu mwinshi ku buryo kureba muri metero 200 biri kugorana. Rero umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6, hari ukuntu ugaragazwa mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo mu muhanda. Ese abagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi. B, ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwariwe inyuma y'umukumbi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, na B, itara ry'urumuri rutukura cyangwa ry'umuhondo ritwaye inyuma y'umukumbi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ramase cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo.
Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu by'iminyururu biri kugenda biri kwikurura hasi mu muhanda ku butaka. Ntiwanatwara ikinyabiziga hari ibintu byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga, ariko ari kuvuga ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibi binyabiziga byo biba bibyemerewe. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo imashini zihinga. B ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku bapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A imashini zihinga, zo ziba zibyemerewe ko azagenda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura ku butaka cyangwa se byarenze uburumbarare bwacyo, byo biba byemeye kubera ko n'ubundi hari igihe usanga n'ubundi bitari mu muhanda cyangwa biyibereye mu kazi n'ubundi. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Iyo bavuze ibiziga bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga. None igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. A ngo iby'inyuma ni metero 3. B iby'imbere metero 2 n'ibice 70. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A iby'inyuma akaba ari metero 3 na B iby'imbere akaba ari metero 2 n'ibice 70 ikaba ari ibiso by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Kuvuga ngo iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70, no kuvuga ngo iby'imbere ni metero 2 n'ibice 7, no kuvuga ngo iby'imbere ni metero 2 n'ibice 700. Ibyo byose ni kimwe. Murabizi zeri iri nyuma y'akadomo yo ra wundi mubare ukurikiyeho nta kintu bivuze. Kuvuga ngo metero 2 n'ibice 7 no ngo metero 2 n'ibice 70, ibyo byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70 no ngo metero 2 n'ibice 700, ibyo byose aba ari kimwe. Bagomba kubikubwiraho kugira ngo nujya mu kizamuka abana naho wanditse ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 7 ntibikugore. Murabizi iby'inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Niyo mpamvu A itabaye igisubizo cy'ukuri kuko bavuze metero 3 gusa, kandi abari metero 3 na santimetero 50. Iby'imbere byo abari metero 2 na santimetero 70 ari byo banditse bakabishyira muri metero bakandika ngo ni metero 2 n'ibice 70. Rero nibaramuka bakukigwaye mu kizamura akora mu kanya bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 na santimetero 50, iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70, ntibikugore. Ndakeka ko waramaze utamo B, ndizera ko waramaze kuyandika gapapuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ufite ibyangombwa iminota 3 umaze kubona code nziza, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi gatakunda uze twigane mu ishuri. Turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutugane tugende tubigishe, mujye mu kizame mugiye kuzana ibyangombwa byanyu. Ntabwo bikigezweho ko wajya mu kizame ugakora ugatsindwa kandi amasomo ahari. Kandi ikindi tubigisha mu buryo bwa online kubera ko abantu benshi baba bari kure cyangwa bafite akazi katabakundira kuza ngo twigane mu ishuri, ariko iyo uri hafi tuba twanakwigana turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali. Uburyo dukoresha babwita Google Meeting, twarika ukayikanda tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Ikintu twashyizemo ujya urakibona muri telefone yawe bitewe n'isomo turi kwigana, tukajya turiga neza. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 15 16 26. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya 11
kikabaza ngo icyapa gisobanura iki. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. B nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D birabujijwe kunyuranaho. Icyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro iso cyukuri nta kindi ni D birabujijwe kunyuranaho. Kubera iki bibujijwe kunyuranaho? Kubera ko urebeye kuri ibi birango dufitemo imodoka ebyiri, harimo iy'umukara hari n'iy'umutuku. Murabizi iyo tugiye kunyuranaho tujya ibumoso, none imodoka iri ibumoso iri mu mutuku, ubwo bibujijwe ko wadepasiriza ibumoso kubera ko ibumoso hari mu mutuku. Ariko ukaba ubujijwe kunyuranaho ku binyabiziga ibyo ari byo byose uretse amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande na za velomoteri. Za velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande byo uba wabinyuraho kubera ko muri ibi birango uri kubona ko harimo imodoka, ariko ukaba ubujijwe kunyura kuki? Ku modoka. Ndakeka ko usobanukiwe, nubwo baduhisemo D ivuga ngo birabujijwe kunyuranaho, usobanukiwe ese ni ibihe binyabiziga uba ubujijwe kunyuranaho. Ubujijwe kunyura ku modoka, ariko amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande na za velomoteri byo uba wabinyuraho. Ndakeka ko rero wamastamo D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ni icyumuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyashije itara ry'umuhondo rimyatsa. Ese wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano abanze kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Kenshi sikunda ko ari bino binyabiziga ndakumirwa, wenda se na ambulance itwaye abarwayi, ugomba kugabanya umuvuduko, byaba ngombwa ukaba wakwitegura guhita uhagarara. Ndakeka ko waramustamo D, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, nturi kugendamo wenyine, ubonye ko hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ukunyuzeho cyangwa se ukudepashije, nibyo mukoresha mu ndimi z'amahanga. Ese wakora iki? A gukomeza umuvuduko wari ufite. B kujya iburyo. C kujya ibumoso mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kongera umuvuduko. Wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndiza kuso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ubundi iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona batangiye kukunyuraho cyangwa se batangiye kuwudepasa, ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Hari ukuntu unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, nawe agahita yongeza umuvuduko. Ibyo bintu biba byateza impanuka. Ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko, ukareka uwo muntu wakunyuzeho akabanza agatambuka. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese iriya mirongo ibiteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ibigaragaza iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri. B ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyabitende. C ahanyurwa n'abanyamaguru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano amaso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C ahanyurwa n'abanyamaguru. Iriya mirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwayo igaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru. Mubona ko ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Simubona ko iriya mirongo ya zebra cross bihagaze, n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri kandi ubuhagaze buri ibiteganye, nibyo bita ngo mirongo ibiri irateganye. Niba nanditse inyuguti ya H ni mirongo ibiri ihagaze iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Ubwo muhise mwumva iyo bavuze ngo ibintu birateganye icyo baba bashatse kuvuga. Rero iriya mirongo ya zebra cross mbona ko ibihagaze n'uriya ugabanya umuhanda mo kabiri
nawo ukaba uhagaze, niyo mpamvu ari ahanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Hari imyaka umwana ageramo akaba abujijwe ko wamutwara ku ntebe y'imbere. Kubera iki? Arakubagana, ntabwo aramenya iyo biva niyo bijya. Ese niye myaka umwana bagomba kuba afite kugira ngo yemererwe gutwarwa ku ntebe y'imbere? A, imyaka 10. B, imyaka 12. C, imyaka 7. Mu gihe kuri de bari kugira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe biba byemewe kumwicaza ku irantebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho, kubera ko hari imyaka umwana ageramo akaba yakubagana, akaba yagukubaganyisha, akaba yaguteza ibyago, kandi ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramusamo B, imyaka 12. Ndizera ko waramuswe yandika papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri ishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije myatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: bande bagomba kwitonda, abayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ese ayo matara abagomba gushyirwaho gute yerekana ko zino za autobisi zihagaze? A, ngo amatara birashyirwa inyuma. B, ngo amatara birashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri de bari kuvuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara birashyirwa imbere, na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, ikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere baze kuyibona ko ihagaze, irindi rigashyirwa inyuma. Ndakeka ko rero waramusamo C. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kikikijwe n'imirongo 2 y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye. Kino gice cy'inzira nyabagendwa, yaho inzira nyabagendwa babashatse kwa ngo igice cy'umuhanda, kwa ngo inzira nyabagendwa no kwa ngo umuhanda byose bari kimwe. Igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo 2 y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye, kiba kigenewe iki? Tegereze neza, hano dufite ishusho bayiduhaye, uri kwitegereza ukuntu iyo mirongo imeze. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A, ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B, ahagenewe abanyamaguru. C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Mu gihe kuri de bari kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto ndetse na B ahagenewe abanyamaguru bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Murabizi utunyamitende duca kwa zino nzira ziri ruhande. Kino gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba rero ari inzira y'ibinyamitende. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumwe cy'ukuri n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira: umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kukudepasa, hari itara ukoresha kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uko ashaka kukunyuraho. Ese iryo tara rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B, kuvuga ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma ahegera inguni y'iburyo. Mu gihe kuri de bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi yakagombye kuba ino B.
ariko kubera ko kuri B bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga duhise duhitamo ko nta gice cy'ukurikirimo kuko iryo tara ry'icyatsi riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko nibaramuka kigwaye mu kizame noneho muri akanya urakora bagishyize murahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, bucishemo imirongo ibiri itukura ikoza akantu kameze nk'agakubo. Kikaba kikubwiye iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga imbere yawe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo birabujijwe kuhinjira. Ese icyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, ariko ubonye ibyapa biri kukugora nta mpamvu, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0789 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko hano isoki ko bamaze kugitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni se, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urumva ko bari kukubuza guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Kikaba kibuza, murabizi tuyamo kwatana ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza ari byo n'iki ngiki kirimo, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga cyangwa biramukunda kwita ngo n'ibyapa biyobora. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? A, iravuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kugira ngo kigume kwitabwaho. Bibuza ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya ureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Nabonye abantu benshi bakunda kumbaza se none uwo muvuduko ujya ugenderaho mu isaha ujya urawubwirwa n'iki? Ufite ahantu uri kujya urawurebera. Ndizera ko ikizame dukosoye ikintu kidufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikizame cyose nkizeho, isomo ryose nkizeho, n'ikibazo cyose postinze ujye urahita ukibonera ku gihe. Ushaka kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukufashe ko na kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga aho waba hose mu gihugu urahitamo uburyo turakwigishamo. Ese ushaka kwiga online cyangwa ushaka kwigana turi kumwe, ibyo byose tubigufashamo. Rero mutwe cyangwa muduhamagare kuri izo nimero mbahaye, ibyo byose tuyafashe. Mukeneye ko tukuzanira igitabo uri mu mujyi wa Kigali, koresha izo nimero tukikuzanire. Waba ukeneye ko tukwigisha mudasobwa, koresha izo nimero 0789 tuze tukwigishe mudasobwa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.